Nongeye kuguha ikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu, ngushimiye kuba witabiriye kuza kubana natwe hano kuri Cyubugingo TV. Njyewe muri kumwe nitwa Ishimwe Emmanuel. Uyu munsi wa none tubazaniye amakuru. Uyu ni umwanzuro wa ADEPER, aho tuje kuba twabagezaho aya makuru. N'amakuru yaje kuba yatangazwa n'ikinyamakuru Umunota ku munsi w'ejo ku itariki 26 z'ukwa 11 2025 isaa 4:36 z'umugoroba. Aya makuru avuga ko abakoze jenoside bahejwe muri korali za ADEPER. Abafite munsi y'imyaka 18 nabo bakumirwa kuririmba nk'abahanzi bigenga muri ADEPER. Uyu munsi wa none rero tuje kubagezaho aya makuru. Reka ngusabe niba uri mushyashya hano kuri Cyubugingo TV, reka ngusabe gukora subscribe. Ni inkunga ikomeye uraba uduteye. Reka ngusabe gukora like kuri iyi video. Ubundi reka dutangire rero tubaha ikaze hano kuri Cyubugingo TV. Inkuru ivuga ko korali, amatsinda yo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'abahanzi ku giti cyabo bo muri ADEPER bari kugendera ku mabwiriza mashya agenga ababarizwa mu itorero ryitwa iry'umwuka. Aya mabwiriza agizwe n'ingingo ya 59 yatangiye gukurikizwa ku wa 17 Ugushyingo 2025, ari nawo munsi yashyiriweho umukono n'umushumba mukuru w'itorero rya ADEPER Pastor Ndayizeye Isayi, n'umushumba mukuru wungirije we ADEPER Pastor Rutagarama Eugene. Aya mabwiriza asimbura ayo ku wa 16 Werurwe 2018 agenga korali, itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana ndetse n'abaririmbyi ku giti cyabo yagenderwagaho n'abo muri ADEPER. Asobanura mu buryo burambuye imiterere y'umuyoboke wa ADEPER, amahame agomba gukurikizwa mu rugendo rwe rwa gikristo. Mu nyandiko Umunota ufite kopi igaragaza uko korali ziteye, amabwiriza azigenga, uko abayobozi bazo batorwa n'ubumenyi bagomba kuba bafite, uko abaririmbyi bazinjiramo n'ibyo bagomba kuba bujuje, uko batumirwa no mu itorero no hanze yaryo n'ibindi. ADEPER yemera korali zirimo iz'abana kuva ku bafite hagati y'imyaka 5 n'7, izo mu bigo by'amashuri n'iz'abakuru. Mu mabwiriza mashya rero ya ADEPER, mu bayobozi b'itsinda, perezida na vice perezida bagomba kuba bafite amashuri 6 yisumbuye, mu gihe abandi bari muri komite basabwa nibura 3 yisumbuye. Komite ya korali igira manda y'imyaka 2 ishobora kongerwaho inshuro 2. Uwatowe ashobora kongera kwiyamamaza nyuma y'uko hagati ya manda ze 2 n'iz'abandi hanyuzemo izindi 2. Ibi tubyumve neza. Komite ya korali igira manda y'imyaka 2, ishobora kongerwa inshuro 2. Uwatowe ashobora kongera kwiyamamaza nyuma y'uko hagati ya manda ze 2 n'iz'abandi hanyuzemo izindi 2. Ubwo bivuze ngo umuntu watowe agomba kuzongera gutorwa nyuma ya manda 2. Undi mwihariko washyizweho ku bagiye kwinjira muri korali, kuko mu byo basabwa usibye kuba abayoboke ba ADEPER cyangwa bamazemo amezi 6 bagomba kuba batarahamwe n'icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi, icy'ingengabitekerezo yayo, icy'ivangura, icyo gukurura amacakubiri cyangwa ikindi cyaha kidasaza. Abaririmbyi kandi bamaze kwinjira mu muhamagaro wo kuririmba basabwa gutunga Bibiliya, igitabo cy'indirimbo n'impuzankano za korali. Ibi ni inyongera ku bindi birimo kubaha itorero, imyemerere yaryo n'ubuyobozi bwaryo. Ku muhanzi uririmba ku giti cye we, ADEPER yemera gusa ufite imyaka 18 ifatwa nk'iy'ubukure, umaze amezi 6 muri ADEPER, afite umuhamagaro wo kuvuga ubutumwa bwiza, agomba kuba azi gusoma, kwandika no kubara, ari indakemwa mu mico n'imyifatire, arangwa n'imbuto z'umwuka wera, yitabira gahunda z'itorero kandi
indirimbo ze zishingiye ku ijambo ry'Imana. Umunyetorero aba umuhanzi wigenga abanje kubisaba no kwandikira umuyobozi w'itorero abarizwamo, kandi mu mico ye agomba kwirinda imyambarire idakwiye no kugendera ku ndangagaciro za kirokore. Amabwiriza mashya kandi ashimangirwa korali cyangwa umuhanzi wo muri ADEPER watumiwe mu yandi matorero cyangwa hanze y'igihugu bimenyeshwa umushumba mukuru wa ADEPER n'umushumba w'ururembo mu nyandiko. ADEPER yongeye kwibutsa abahanzi n'amakorali ko kunyuranya n'amahame abagenga bibaviramo ibihano biva kugawa kugeza ku guseswa burundu. Korali cyangwa itsinda riramya riseswa iyo abarigize batagikurikiza imyizerere shingiro, icyerekezo n'indangagaciro bya ADEPER cyangwa barigometse mu itorero no kwanga kwisubiraho. Ku rundi ruhande, umuririmbyi wakoze ibyaha n'amakosa akomeye ahanishwa guhagarikwa ibyumweru 2, ukwezi, amezi 3 no gusezererwa burundu muri korali cyangwa ku itsinda ryo kuramya no guhimbaza. Ngayo nguko rero nayo makuru twari tubafitiye uno munsi wa none. Reka ngusabe kubana natwe mu bindi biganiro, kandi nkwibutsa no gukora subscribe niba utarayikora, ubundi Yesu aguhereze umugisha. Shalom shalom.